Twakire Benita. Ladies and gentlemen, amashyi menshi cyane twakire Benita Maherezi. Murabizi iyo umugore n'umugabo babana mu rugo bakundana cyane bakayitana nyine amazina Sheri, Sweetie, Honey, biba biryoshye pe ku buryo umwaka utaha n'undi ugashira bitana gutyo. Niyo bafite umukozi wo mu rugo akaba azi nyine ko ari Sheri, Honey, akazarinda hamara n'umwaka atazi ngo nyirabuje yitwa gute cyangwa ngo sebuje yitwa gute. Aba ari byiza pe, ariko ahantu bibera ikibazo ni nk'iyo umugabo yatinze gutaha atangira kumwitiwe ukajya kumva bashije nka nyirabuja ngo none se mabuja hano arataha ryari. Mumeze twebye mujya mubona ukuntu iyo umuntu apfuye tumuzi nyine tumupostinga tukandikaho ngo rest in peace, bisobanuye ngo uruhukire mu mahoro, kandi uwo muntu atazi no ku mahoro, kandi uwo muntu adashyinguriwe ku mahoro, ariko tukandikaho ngo rest in peace. Murumva bitaba byiza umuntu apfuye tukajya tumupostinga tukandikaho ashyinguriwe? Nimba umuntu apfuye ashyinguriwe urusororo tukandikaho ngo rest in rusororo, kuko niyari rest ni Nyamirambo, kuko niyari rest ni Busanza, usibye ko huzuye. None hari n'abapfira muri gereza. Rest ni nari nabipanze manu, usibye ko mponyozwe. Mumeze twebye mujya nyine hari ukuntu abanyarwanda batishimira football yo mu Rwanda, bakavuga ngo muri football yo mu Rwanda ngo abakinnyi ngo nibazi umupira, ibintu nk'ibyo nyine ugasanga ntabwo bishimiye kureba match zo mu Rwanda nk'uko bareba match zo hanze. Ariko naje kureba nsanga ikibazo si abakinnyi bo mu Rwanda cyangwa se umupira wo mu Rwanda, ahubwo naje gusanga ikibazo ari stade zo mu Rwanda. Mujya mureba stade zo mu Rwanda n'izo hanze, buriya muzarebe stade zo hanze ziba zifite amazina akomeye ku buryo niyo wumvishije stade yo mu Bwongereza uhita uvuga ati kabisa ugatinyamo. Urugero nko mu Bwongereza Man City ifite stade bita Etihad Stadium, Arsenal ifite stade bita Emirates Stadium, Man U ifite stade yitwa Old Trafford Stadium, izabu ziretse. Noneho reka tuze mu Rwanda. Mu Rwanda stade yaho Umuganda stade Umuganda, stade Ubworoherane. Noneho nigeze kumva ngo ku Bworoherane ngo umukinnyi yafashe mu izosi umusifuzi. Ibyo ubiretse mumeze twebye mumeze twebye. Byatangiye mbere ari abakobwa bashyingiranwa n'umugabo, nyine ukabona umukobwa ashatse umugabo umuruta mu myaka, abantu bakavuga ngo uriya mukobwa ngo ashatse umugabo ushaje, ngo ashatse umugabo umuruta. Ariko icyiza cy'abakobwa barabyemeraga, bakavuga ati mwana icya mbere ni amafaranga, ahari urukundo n'amafaranga araza. Ubu rero abasore nibwo bagezweho, ujya kubona umusore ashatse umugore umuruta,
ariko nibajya babyemera wamubwira ati wa musore we uriya mugore arakuruta agahita akubwira ngo mwana icya mbere ni visa mu meza twebye. Thank you so much. Nitwa Benita Maherezi. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga